Hi guys, muraho mumeze neza, natwe tumeze neza, turashima Imana. Twagarutse rero n'ahandi ni kuri D&D TV show. Ndi kumwe n'abashitsi. Uyu munsi rero turavuga ku bintu bitandukanye. Mbere na mbere twifurije umwaka musha muhire aho muherereye hose, abaryamye, ababyutse, mukomeze mutangira umwaka mumeze neza. Bonane nziza, ubu turacyari kuri bonane, turacyari mu minsi mikuru kubera ko uyu ni umunsi wa gatanu, siko bimeze. Ese kuri bonane tugiye kuganira kuri iwacu ruguru muri Kongo. Jewe muri Kongo iwacu ni ku Mugeti, ku Ndondo muri make, abantu bahazi. Iwanyu hari he? Turatandukanye bikomeye. Mu Ibubeme no ku Ndondo ni ahantu habiri hatandukanye ndibaza. Ngo mwajyaga horora cyane. Twibaca hera gumwoke tike tw'umwumbati. Umwumbati ngo niwe nayo. Iwanyu harabagariye Minembwe kuri muri Minembwe. Ni Minembwe buriya ni nk'ihe favorite food yabo? Minembwe. Minembwe bajyaga sono umutima w'ibigori. Gatimbo. Bajyaga Gatimbo. Nyine nk'uko iwanyu habaga hera umwumbati. Ese umwe barimo gukunda dagana. Ku Ndondo ku Mugeti. Ku Mugeti. Yo heraga ibirayi byinshi. Imva bikomeye. Bagaza kubirasha ibirayi bakabirisha amafi. Amashu. Ni wari umutsimaga. Ntabwo twahimba. Barabicumbaga. Bagatuma ibirayi. Exactly. Ni nk'akazanyaga. Si wavuye. Se, ahubwo si umutima w'ibirayi uzabita gute? Umutima w'ibirayi? Ndabizi niba ari orahora hano. Zanashoboka. Ndabizi orahora n'umutima w'amateke. Ndagenda ntekereza. Okay, none se reka mbabaze nk'akabazo. Nko kuri bonane iwacu twabaga twishimye, umva wari umunsi udasanzwe pe. Twararirimbaga, mbese byabaga ari ibintu bidasanzwe. Tukajya inyama. Umunsi umwe ndagira ngo ni umunsi twajyaga inyama. Se kubera iki twajyaga inyama ku munsi umwe? Reka nyine kuri bonane gusa. Ni ukubera iki? Tube hano. Ikibazo simbizi ni uko kibazo papa wanyu. I know. Twe twavuye tugeze. Muri bato? Twe twavuye turi batoya. Ikibazo nayo nkibaza impamvu gabanyamurengega. Twajyaga inyama rimwe kuri bonane kandi twari dutuzi inka zavagamo inyama. N'ihene n'inkoko. Icyo kibazo twagomba kidusubiza. Vraiment. Ugasanga umunsi umwe wonyine niwo turiye inyama. Hari n'indirimbo twaririmbaga. Kandi bitavuze ko tutabuze amego yari ahari. Yes. Tukaba dufite n'amenyo yo kuzirya. Gusa se. Icyo kibazo kigomba gusubirwamo. Bagomba kuzatubwira ukuntu amego yari yaratwishe. Ntabwo byabaga byoroshe, ariko nyine rumvaga uko dusanze abandi bari bameze natwe niko twahitaga dufatiraho tukahama. Ariko ndatekereza ko bwari urukundo rw'inka. Akaba ariyo mpamvu bato. Bikaba nk'uko nzanyuka no mateka y'abanyamurenge, kuko umugabo w'imfura ntabwo iyo inka yo yapfaga ntiyayijyaho. Kandi ariyo kuribwa nyine, amen. Iya niyo yari imico. Niko byari bimeze nyine, ni ugukunda inka yo bakundaga kuzibona, bakunda kuzorora, gusa bakomeza zibone nyine bazikamena amata. Urumva inka cyane zari inki z'amata. Kandi ariyo kuribwa nyine, amen. Iya niyo yari imico. Niko byari bimeze nyine, ni ugukunda inka yo bakundaga kuzibona, bakunda kuzorora, gusa bakomeza zibone nyine bazikamena amata. Urumva inka cyane zari inki z'amata gusa. Zari z'amata. Ndagira amakuru y'inyama yo bari baza bazamenya kuri bonane gusa. Oh my god, ntakundi urumva nyine ni umuco niki, ariko hari n'ikindi,
ndibaza hari inka yapfaga mu buryo butari bwahajya ni ikicayicaga nyine kikaba ari ikizira ko mu buco cy'inyamurenge cyaraziraga kujya inka yipfishije inka batashinjije wenda inka yagiye ishike igwa wenda muguru inyamafu ni ugupfa gute ni inka yapfuye batayishinjije so wenda inka yagiye iyo bayiragiriye nk'umuguri yashika igapfirayo igapfa nta muntu iruhande ngo ayishinje iyo bayitaga inyamafu kubera ko nta muntu ari hafi yayo ngo ayibage icyo gihe umuco wacu kirazira kurya inka yapfuye ari inyamafu I think ino muri sinzi ko no muri biriya bitanditseho ko no muri biriya bishobora kuba n'ikizira birashobora kuba bihari birashobora kuba bihuye pasiteri baraza kudufasha muri comment mwandika pasiteri aho tuvuga mwandika ngaho ikibazo maze kwandika badusubize ukuntu zaga barahari badukurikira ndanabashimira abantu benshi bakomeje kunyandikira bambwira ko bino bintu bari kubikunda mu by'ukuri turacyari bashasha hano ntituraza neza tuzaza mukomeze mutwereke urukundo mu by'ukuri turabashimiye cyane mu by'ukuri ku bantu bari kudukurikira amakomenti amamesaje ku ruhande tubafite ku mutima kandi tuzabaha ibintu byiza byinshi cyane cyane tuzibanda n'iwacu ruguru ukuntu bimeze iki n'iki udusitori tuganira n'utundi kuba bize kubavukiye mu nzira dusandura abantu bagiye bavukira muri ibi bihugu batabagize amahirwe yo kuvukira ntawe uretse wavukiye kuri umukobwa wacu yavukiye muri Kongo ariko yakuriye mu mahanga uribuka ko wari ufite nk'imyaka ingahe bambwira ko nari afite imyaka 4 imyaka 4 ariko muto kanita no mu magaye gato vanga n'amacake wamara ukisiga nyine ukamusa nikayo gafondete nikayo makeup ya hano nyine ukisiga ariko nyine urumva ni kubera ko iriye nyine hariho difference n'ahandi of course biratandukanye urumva ubwo ikintu ntari gusoje ntabwo nigeze nisiga amacake Burundi arayisiga ngo ndebe ni Burundi gusa ari ivuga twabaye ariko nyine ivuga twabaye Burundi barabikora twe kuzavuga ko twabaye iyo basi fata amashifu amashifu ganiyo niyo pond oh my god kandi shifuka kandi ikindi habaga hari amacake nyine ari favorite ko shifuka bivanze n'amacake menshi bakanga kuvanga ibintu byinshi ubwo none narimba haye ukunze nyine ushobora gufata ibintu nyine ziriya nyine ukakaba nyine ukibukiranya nyine ukunda ubuzima bwo muri Afurika n'ubuzima bwa hano nabyo ni sawa ni ikihe kindi se wumvaga mwakoraga nyine kera nyine gucika ku ishuri gutoroka nyine gutoroka ku ishuri twaratorotse ku ishuri uko gatwiba amacake niko twatorokaga ku ishuri nyine twaragendaga ku ishuri twashika ku ishuri sigaye ko recording ntabwo kuri mfite ubu ntabwo tugibukanye kubera ko ariko ntabwo biri kubuza mu mboga mama akubwire ngo tukore muri zira mboga iyo ikindi buriya hari ibizaha buriya twakize kuba twaraje kuzana muri Amerika honyine hari ibizaha twadusigiriye kuko hari ibizaha biba hano bitaba hari ibizaha biba muri Afurika bitaba hano urana ngaha nta cyaha cyo kubisukari mu nzu gihaba ntabwo gihaba icyaha cyo kwiba imboga tegihaba twakora mu hano tegihaba hano ntabwo bihaba hari icyo wakoze hari ikintu wakoze nyine hariya wibutse muri Afurika nyine isoko isukari mu nzu I hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way.
I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. Oh, the melody, it's smooth and sweet, like honey dripping from a golden bee. It's the soundtrack to my soul's heat, making me move from my head to my feet. My heartbeat, yeah, it's pumping so loud. It's the rhythm of love, baby, that I found when the music plays. I just can't help but sway. Nothing else matters. It's my heart that obeys. Guys, muze gukora subscribe kuri D&D TV show. Mwakoze cyane kudukurikira. Ubundi icyo turasaba gukora comment na subscribe, mukomeze mu sharing. Dufite ibiganiro byinshi, dufite content nyinshi tuzabagezaho, tubaganiriza, tuzabataramisha mu buryo bumwe n'ubundi. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza. Happy New Year. Ciao ciao. Muze gukora kuri subscribe kuri